mikrofone gatoya gize nsinkinga impamvuga zamura mikrofone ho dusome ijambo ry'Imana igitabo cy'ingoma ingoma ya kabiri igice cya 20 umurongo wa 21. Igitabo cy'ingoma ingoma ya kabiri igice cya 20 umurongo wa 21. Bibiri iravuze ngo nuko amaze kuja inama n'abantu ashiraho abo kuririmba ashiraho kuririmbira Uwiteka bagihimbaza ubwiza bwo gukiranuka kwe buraraba dusubiremo dusome neza. Nuko amaze kuja inama n'abantu ashiraho abo kuririmbira Uwiteka bagihimbaza ubwiza bwo gukiranuka kwe barangaje imbere y'ingabo bavuga bati nimuhimbaze Uwiteka kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Amen. Ndavuga ibintu bitari byinshi cyane bari bavuze ngo dusirimbe ariko nari mashije ngo nigishe mwanya mutoya n'indangiza nyine ngiye gusoza twama duturitsa habe gituri. Siko mwebwe mubonye nazanye na timu bavandimwe mu muryango bari kubansaba nijoro twadusengera n'uvuga butumwa barambwira ngo nzabafashe dusirimbe barindira iriya nyine ninja gusoza ndabahamagara ico gituri kibi cyo gisirimba. Ndashima amagambo atatu. Ndashimira uburongozi bw'itorero Karumeli umushumba mukuru kwemera ko tuza hano gisubizo kuyiya kino kibanza baba bemeye nabo gisubizo yatumiye. Iyo avuga ati uriya mushumba ndagakandagire hano tibyari gukunda. Turagushimiye ko wemeye kugira ngo dukandagire hano. Imana iguhe umugisha. Mumpera umushumba amashi nimba nta kibazo bifite. Icya kabiri ndashimira gisubizo kuba mwaraniyumviriye. Sinzi ico mwafatiyeho kuba mwaraniyumviriye. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagire neza. Hanyuma turakorana namwe uyu mugoroba mwagize neza kumpi iteka mukampiri ya ntebe nziza y'agaciro nkayicaramo uyu mugoroba. Ndabashimiye. Imana ibahe umugisha. Kadukorana uyu mugoroba ntibikunda dukorana neza mugasaba mukanizera n'amahirwe azabavuye ku Mana. Soza ndashimira abana bantu bose bicaye hano kuba namwe mwitavye gisubizo kugira ngo dusangire ibyiza. Umwihariko ndashimira abavuye mu hanze ni byiza cyane. Abantu bavuye hanze tuzatwama dubona ko bakeneye kuruhuka no kuryama no gukora ibyo byose ariko kuba mutaryamye mukaza mu materaniro Imana ibahe umugisha tubaha amashi menshi cyane. Katuganire no jambo dusomye. Nateguye umutwe w'ijambo uvuga ngo kuramya mu gihe ibitatwemerera kuramya bihari. Kuramya Imana mu gihe hariho ibitatwemerera kuramya. Ico kintu kirumvikana. Mbwira umuntu mweganye mubwire ngo tugomba kuramya Imana mu gihe hariho ibitatwemerera kuramya. Tugomba kuramya Imana mu gihe hari ibintu bitaduhangurira kuramya bitaturekurira kuramya. Hanyuma ndaza kwitonda ndebe ko nsoza amasomo. Kuramya niki? Abantu benshi tuvuga kuramya
bamwe bakabishora mu kuririmba abandi bakabishora muri ibi, ariko kuramya ni igikorwa cyiza cyane kandi ku buzima bw'umukristo. Icya kabiri, kuramya no kugaragaza urukundo dukunda Imana, ako nkavuyeho. Icya gatatu, kuramya no gukomeza kubaka ubusabane bw'umuntu n'Imana. Nimunikiriza amen. Nimunikiriza amen. Hanyuma rero ni byinshi cyane bigaragaza kuramya. Rero kugira ngo ndeke kubitindamo, nateguye amasomo agera kuri 4. Isomo rya mbere ni inzitizi 5 zituma tutaramya Imana. Nibinkundira ndaganira namwe ndebe ko zisoza. Isomo rya kabiri ni ibintu 13 bishobora gufasha umuramyi. Abantu bakomya amashi, ni byinshi ariko ndagerageza. Isomo rya gatatu ni impamvu 5 zituma duhimbaza Imana. Isomo rya 4, kuramya. Isomo rya 4, kuramya ni ingwano. Kuramya ni ibita. Kuramya ni ingwano. Kuramya hari abantu bazabifata ko ibintu bisa. Kuramya ni ingwano, ni intambara, ni ibita. Hari abantu bamwe mbona baramya bahumirije. Mugende muhagarike kuramya muhumirije, kuko hano kuramya ni mu bita. Urashobora guhumiriza bagagukubita ikofi bitangaza bikaba. Kuko kuramya ari ibita, ugomba kuramya ukanuye, uri muzima ukagwana urugamba, uha ubona n'ibyo warwaye. Kesine vale. Tivazi Maria. Tuje ku isomo rya mbere. Inzitizi 5 zituma tutaramya Imana cyangwa se tudashima Imana. Nasanze kuramya Imana no kuyihimbaza. Ririya jambo guhimbaza niko gushima. Gushima buryo ushimye cyangwa ugahimbaza Imana ubukoze kimwe muri ibyo. Niko bimeze. Hanyuma rero inzitizi 5 mbabwiye ndagaragaza kwihuta. Inzitizi ya mbere ituma tutaramya Imana cyangwa tudahimbaza Imana cyangwa tudashima Imana ni ukwibagirwa. Kindu cya mbere ni ukwibagirwa. Kandi nta bintu byinshi mbibutsa. Buriya turamutse twibutse iby'Imana yakoze twakora ibintu bitangaje cyane. Natekereje nje bibiri. Icya mbere, hari abantu bavukiye hano bo ditubabwira ibyo. Hari abantu bavukiye mu makaro, abandi bavukira munsi y'amatara, hari n'abandi batagize umugisha wo kuvukira munsi y'ayo matara. Ariko kantu gato mbibutsa ko tuma muva hasi tukaramya Imana. Tugituye ruguru, abantu bose imiryango mukiba haji wanyu natwe tukibi wacu aho twari tuba. Mwibuke ko twagiraga ubushobozi, ariko hakagira ikuntu twari twubatse muri ubwo bushobozi. Natekerera kantu gato gusa gaciye mu isabune yagize igugwa mu rugo, mukaja mu isoko ikagugwa, yamara kugugwa mugategereza ko indi soko izagugwa. Iyo sabune ikaba yo koza ibintu, ikaba yo kumesa, ikaba niyo koga. Aba igice kimwe cyategereje kuja koga nta kugiciramo, bagafata bagahita bagucora umusitara w'isabune ugahita uja mu ruzi, kugira ngo iyo sabune bacishije aha igenda igukwire dusha yose bitunganye. Ariko lazime tanzi na vara itonde reka kamaze nigishe reka tantombora zo bintu wabyibutse mushu. Rero wibutse kiwanyu mutagiraga isabune yo koga niyo kumesa, yari imwe yo gucora abana imisaraba mu mutwe. Zagutera kwibuka ugakoresha imbaraga nyinshi ukaramya Imana cyangwa ugashima Imana biciye mu bitangaza Imana yagukoreye. Ubu mu wawe harimo shaza yo muri dushe, hakabamo n'izindi zo kumesa zitagera muri dushe. Taba gicoga umusaraba w'isabune mu mutwe. Nimwibuke ibyo twakiye. Iyo umuntu yibutse ibyo yakiyemo bimuheza gutera intambwe kugira ngo yigire imbere ashima Imana. Buriya impamvu dushora imbaraga nke mu kuramya Imana nuko tudatekereza ngo twibuke ibyo Imana yakoze. Reka ngarekeraho. Buriya impamvu tugira imbaraga nke zo kuramya Imana cyangwa gushima Imana nuko tutibuka ibyo Imana yakoze. Ufashe umwanya ukibuka ibyo Imana yakoze naho yagukuye, waramya Imana ukabwira n'abantu ngo ntimumbuze kuramya no gushima,
hariho impamvu zibinteye nibutse iby'Imana yankore nibutse aho Imana yankuye nibutse n'aho Imana ingejeje. Akantu ka kabiri mpite mva kuri ico kintu cyo kwibuka nibutse nahise nibukanje nibutse iwacu mwacu twagaza tuyaranja mu gihe tuvuga ko twakize bakagenda bakagura amavuta icupa bakarishira mu gikopo y'amamesa niyo yarazwi ruguru cyane. Noneho mama cyangwa nimba ari bashiki banje kugira ngo ayo mavuta tukomeze tuyafungure tuyarye tiragaza bagira bijya mubwira ngo bafate isafuriya ngo bateka amavuta ngo bakate igitunguru ibyo ni byahano bagaza bagenda bakazana umwase akase kuri cyangwa agashikwa kigita bagakoza mu icupa gutya barangiza ibishimbo bya bitogota bagacisha ajya hatogota nguko iwacu we none ubu ufite amabido y'amavuta y'amaoki hanyuma izo wari ukwiriye kwibuka iyo wafuye warengiza ugafite ufata imyanya mukayigaharira gushima Imana kavuga ngo ni nayo sababu ya kukutukuza kubera ko hari wankuye. Cyambere gituma inzitizi ya mbere tuma tutaramya Imana no kwibagirwa ariko umugoroba mwakwibuka ntimwokwemera yuko tunataha mwahita musaba veyi. Soze impamvu ya kabiri ituma tudashima Imana akunda gatambutse ariko ndatangaye no kuri kw'Imana nibutsa kandi kantu aba papa mukwiye gufata imyanya tugashima Imana si ntabwo gusa ko ndagira ngo mbibutse ture ko twafata imyanya yo kuza turamya Imana iriya nta bushobozi twagiraga ubushobozi ariko ntibikunde cyane twagiraga bino birato ibi by'ingozi muhamubona twagiraga ikirato ca butse cyo cari kigezweho sandake warangiza ukagifata ukacoza wamara ukagisiga isabune amaze kikayaga cyo twagaza tujana mu materaniro butse Imana itagize dufite impamvu zo gushima Imana. Mbwirira umuntu mwegeranye mubwire ngo ufite impamvu zo tumuramya Imana ufite n'impamvu zo tumushima Imana. Mubwire ngo wibuka aho Imana yagukuye wibuke n'aho Imana ikugejeje ufate umwanzuro wo gushima Imana. Evaza wowe shaka gusoma no gutegeka kwa 2:8 umurongo wa 11 magambo yo kwibagiwe. Icya kabiri gituma tutaramya Imana cyangwa se ngo dushime Imana no kudaha agaciro iby'Imana yakoze. Kudaha agaciro iby'Imana yakoze sindirimba ariko hari indirimbo ndi mukumva iteye ubwoba muri je ivuga ngo umefanya ili umenipa jina baba nafanya nini iyakoze biri izakora nibindi kandi ibyo yakoze nibyo byari bikomeye cyane kudaha agaciro iby'Imana yakoze. Gitoya gusa muri twese kondagira ngo mbereke mu buzima busanzwe kugira ngo muje kunana ese iyi ni uko ari nani iyi ni interpreter buriya twebwe abantu benshi nyamwinshi ntitwari tuzi interpreter ariko kubera ko Imana yagiye ikora ibintu dore maze kumenya interpreter nzikuzi gasanga kamenya no kwaza akonteye imbere ye teye imbere jewe telefone ndayo narinze ariko muri mukubona ko nguma gukora kuri iPad nkazamura ubu nitegura inyigisho jenyine kandi kanjenyine nga savinga jenyine ngahanagura ibyo ndashaka nkemeza ibyo nshaka rero nk'ibyo ntabwo nshobora kubitesha agaciro. Hariho n'ibindi Imana yankoreye ko ndategura igitano cyo gushima nari maze imyaka nyinshi ngendana ikibazo cy'ubuhumyi
nabwirizaga abantu ndabona, ariko ubu ko ndabwiriza abantu babona kubera ko Imana yangiriye neza. Icyo ni icyaje mvuze. Ariko umwe wese wicaye afite ikindi Imana yagiye ikora ku buzima bwe cyangwa ku muryango wawe cyangwa ku bana bawe, hagaciro ibyo Imana yakoze ku buzima bwawe. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Luka igice cya 17 umurongo wa 15. Abagabo 10 b'abanyabibembe nako kansozerejeho, baje barwaye ibibembe ngo bashike Imana irabakiza, ngo imari kubakiza baragenda ngo bagere iriya. Umwe arababwira ati ko twakize timworeka ngo duha agaciro iyi ndwara yatuvuyeho, tuje gushima Imana, tuje guhimbaza Imana. Icyenda rya Mari vuga ati twebwe byo guhimbaza Imana no kwiramya kurabituzanamo gute? Umwe aravuga ngo jewe sinatesha agaciro iki Imana yakoze, ngomba gufata urugendo kagenda ngasanga iriya yankishije, narangiza kavuga ibitangaza Imana yakoze ku buzima bwanjye. Ahita afata urugendo aragenda ngo ashike imbere y'Imana, arayiramya, arayibwira ngo nibutse ibyo wakoze, nanga kwima agaciro ibyo wakoze, icyo wakoreye umutima wanje wagahaye agaciro, none naje gushima kubera ko wankijije. Muzi icyo yakuyaho? Barya 9 bagumanye inkovu z'ibibembe, aho bacaga hose babonanaga inkovu z'ibibembe bakavuga ngo mwigeze kurwara ibibembe. Ariko wa wundi wagarutse gushima, Imana yaramukijije ihita ihanagura n'inkovu z'ibibembe, ntibamenya ko yari muri uwo mubare w'abarwayi. Iyo uhaye agaciro ibyo Imana yakoze, Imana ikongera n'ibindi. Ndasoje. Impamvu ya gatatu nuko impamvu ya gatatu ituma udashima Imana cyangwa utaramya Imana, inzitizi ya gatatu ituma utaramya Imana cyangwa udashima Imana, nuko kwiyumvisa kuko ibyo ufite biva mu mbaraga zawe. Ariko kwiyumvisa kuko ibyo ufite biva mu mbaraga zawe. Hari abantu bagize umugisha bakandaho Imana yakanze ngo birangize birakunda, bamara bakamatubwira ngo twebwe ngo reka amashi ngo mwebwe ngo ntimuzi ngo gushaka. Yewe harya waronkeye, natwe twaragerageje niyo twaburiye, kandi ya diplome yawe natwe niyo dufite, ndetse wanasanga twarigiye ku kigo kiruta icyawe, ariko twe ntiturakandaho yakanze Imana yakanze. Reka kutwibonaho wakanze aho Imana yashize birakunda, natwe ejo twakanda bigakunda. Ntibiva mu mbaraga zawe, ni Imana yashatse gutera imbere. Mwozamura ibiganza byanyu twotera haleluya, twotera haleluya, muzamura ibiganza dutere haleluya, haleluya. Kwiyumvisa kuko ibyo ufite biva mu mbaraga zawe. Ngiki kintu gituma abantu bataramya Imana. Nimba Imana yarakugiriye neza, tubitahura ukavuga ngo birava mu mbaraga zacu, twaragerageje twebwe iwacu turabimbanzu. Ntabwo muri abimbanzu, ni Imana yashatse ko bigenda gutyo. Ni Imana oya, turuzi ibijya byose wifuza bimwe umaze kugeraho, tugize igihe tubyifuza, twanagize proje imbere yawe, ariko kubera ko tutarakanda kuri entrepreneur y'Imana, wewe wagize umugisha ikagukandira, ntibiva mu mbaraga zawe. Oya, natwe dufite imbaraga, gusa biva mu kugira neza kw'Imana. Nubitahura uzafata umwanya wo kuramya Imana. Gutegeka kwa 2:8 n'umurongo wa 17 n'uwa 18. Icyakane, impamvu ya inzitizi ya kane ituma tudaramya Imana cyangwa dushima Imana, nakandu bita ngo guhaga ivutu, agahimbo. Agahimbo murumva icari cyo? Guhaga ivutu. Ariho guhaga ivutu iriya y'ibyo kurya umuntu akarya ukumva warengeje, ukumva ufite udusonga bene hamunda, kubera ko witekeyemo ibintu byinshi, wahaye stoma ibirenze kapasite yayo. Ibyo nabyo babyita ivutu, ariko si yo vutu nshaka kuvuga. Ivutu nshaka kuvuga nuguhaga ibi biri mu isi bikakokipa, bigatuma wima Imana umwanya wayo, ukabura umwanya wo gushima Imana cyangwa kwiramya kubera ko ufite ibindi uhugiyemo. Hari abantu benshi batamateraniro kubera ko yabonye ifaranga zo kuja kwiyakira.
akavuga ati nafatishije orange. Ubwo orange nayifatishije nta mpamvu zo kuja mu materaniro. Ingoko nafatishije ingoko, hanyuma izo zose nizo vuto. Kubera ko usigaye wambara neza ndikunda kuba mu materaniro, uraja mu hehe, uraja gufata kayaga, uraja kugira gute. Nagira mbabwire ngo mugabanye utuyaga mu minsi y'amateraniro. Mushaka kuko mufata utuyaga iminsi itari amateraniro. Nufata umuyaga mu minsi y'amateraniro, iyo niyo vuto nashatse kubabwira. Imana igukeneye mu materaniro, ndigukeneye mu muyaga. Mbwiye abantu nabi, mbabwiye nabi gisubi. Ako nibutsa kantu yemwe. Reka mbabwire kano kantu. Nukuri tugomba kwibuka ibintu Imana yagidukorera. Muri 96 cyangwa 97 je pense hari muga iri ya ruguru iwacu. Mugabo ubumwe wagaza wigino yitwa Gadi, noneho ngo arangize akorera ubukwe iri ya ruguru iwacu. Ngo amare azana fanta iri ya ruguru. Nibwo bwa mbere nari nkibona fanta. Bwa mbere bwanje kubona fanta. Ngo amare duhita tugiraga kuku kabana. Turavuga n'umuceri w'ikizungu nibwo bwa mbere. Ko nagira ngo mbibutse ndebe ko mworamye Imana bavandi. Ndaje tuje hariya mu mwuka we. Ibintu birakomeye. Vayone zambre. Shakina farada. Tini dizakine. Muzamuri biganza tere haleluya. Haleluya we. Shayana fasini. Ngomane gadazana izo fanta. Ngomane barazitereka mu rusengero niho bagerese biso. N'udupura tw'umuceri iruhande rw'abantu. None urumva ko twara abana tutari dukwiye kujamo. Turi hanze dukora kanama ati ndiborya uriya muceri ngo bamwe niri ziriya fanta bazimare. Ta makuru y'ifanta twari dufite. Yari mu kidaje nzanibuka ko yari orange ipfundikiye. Noneho umuceri ukaba ku isahani bagiye barya bagasigaza bene utwonyine. Noneho ngo amare twamatubwira ngo bamwe bace muri inzira abandi muri iyi ikanza yafite inzira nkazibiri. Twamatwiruka noneho tugasanga ifanta zirateretse zipfundikiye. Nta makuru twari dufite ko zifite umutemeri. Noneho wamara gushika kujya ku ifanta ko nukuri ni ikintu cabaye. Ngomba gufata imyanya nkazashima Imana kubera ko hari urwego navuyemo hari naho ngeze. Reka soza ku kantu gira ninjire hari ansoza kandi kanshaka kuvuga. Ngo turangize turi dufashe fanta. Wayifata kubera kutazaho imwebwa. Yari kwiyaga inyuma y'icupa. Ukamutora icupa, waritora ukamuri gati inyuma. Umara kuri gato ukamushira hasi ukamuri. Ariko akoze ibitangaza. Kuraga icupa ryose wagatwari gase yajya ku icupa inyuma. Turangize turagera. Byari kuryoha gute. Twari tuza amakuru ko bapfundura barangiza bakama. Twari tuzi ko ari ikintu uhita umwera ahantu serukiye. Buriya rero iyo abantu bamaze guhaga ifutu bibagirwa aho Imana yabakuye, bakiyibagiza ko ari Imana ibateretse mu bibanza by'ishimwe bafite, cyangwa ibibanza by'icyubahiro, cyangwa ibibanza by'amahirwe, cyangwa ibibanza by'ikizere Imana yabagiriye. Imana ni kugirira ikizere ikagukura ahantu hamwe ikagutereka ahandi. Ntibisigura kwitera umugeri, ahubwo bisaba kuyegera cyane kugira ngo yongere ikuvanye muri ico kibanza, yongere ikuzamure mu rundi rwego, iguhe izindi mbaraga zituma wigira imbere uhabwe ikindi kibanza Imana ishaka kubamo. Shaka nasozereza no kuri izi nzitizi zitanu. Inzitizi ya gatanu ni amaganya y'isi. Amaganya y'isi ubutumwa bwo bwanditswe na Luka igice cya 21 umurongo wa 34. Nagira ngo ubwire ngo nimba warahagaritse kuramya Imana cyangwa gushima Imana kubera amaganya, nagira ngo ubwire ngo ibyo uhawurirana hari abandi bahababiririra. Mbwira umuntu mweganye mubwire ngo muvande ibyo urirana hari abandi bahababiririra. Wirira cyane wiganya cyane nshuti
Imana haraba kwifuza we batica naje kamera kuriya tuzamura ibiganza yame wirira cyane wiganya cyane nshuti wa shima Imana we fasha papa fasha uzamura ijwi ryawe tuvuge gutyo birakwiyanga wirira habisi wiganya cyane kuko haraba kwifuza shima Imana kuko haraba kwifuza atica Mana nje nkamera nguri tubivuge rimwe gusa birakwiyangana wirira cyane wiganya cyane nshuti ukumeze kose shima Imana kuko haraba kwifuza batica Mana nje nkamera nguriya tuzamura ibiganza bafandi haleluya haleluya ibyo urirana hari abandi bahaba byifuza ndio ayo maganya ufite hari abaciriritse ku buzima bwawe gusumbuka mbabwiye ko nje umuvandi usohotse hanze kuraganya ufite amaso hari umuntu babagenda barandata ufite amaboko abiri kuravuga ati man biragira gute ufite amaguru abiri ufite amatwi hari umuntu ugize umwaka yaraciwe ugutwi ufite akanwa hari ugize umwaka kabumza atahavuga ufite ubwenge usoje amashuri hari abandi zanze ko biga njewe ngize umwaka n'amezi 6 ndi muri operation gusa y'amaso mba nivuza ameza umwaka n'amezi 6 arashize bakabaga bagasubiramo repessage ariko wowe ufite ijisho ukabona ko ari ikintu gito Imana yakoze ubwira umuntu mweganye umugire ngo gabanya amaganya tako Imana itagize ku buzima bwawe haleluya tevaso wirira cyane wiganya cyane nshuti ukumeze kose shima Imana we shima Imana kuko haraba kwifuza batica Mana nje nkamera nguriya irakwiyangana wirira cyane wiganya cyane nshuti ukumeze kose shima Imana kuko haraba kwifuza batica Mana nje nkamera nguriya irakwiyangana ibintu 12 bishobora gufasha umuramyi kuramya icyambere umuramyi agomba kumenya nukumenya uwaramya uwariwe number 1 kumenya uwaramya uwariwe icyo wahagurutse kuramya birababaje kandi biteye ubwoba twagwijije amagrupe menshi amaministeri menshi ariko wicaje abantu ukababwira ati se iyi worship team yanyu objective ni iyi ngo nukuramya kuramya ko muraramya nde ngo yenyine nukuramya ngo nugufasha abantu ntabwo ari ugufasha abantu mbere yuko uba muri worship team ugomba kumenya ngo ese uwo ngiye gukorera muri iyi worship team ninde abantu batwara imodoka cyangwa batwara ibindi mbere yuko aje mu ibarabara abanza kumenya amategeko yiki ibarabara uzarebe umupolisi mutoya kadogo numara urebe n'umushoferi ufite kijya kimodoka cyarukurana gitwara petroli umupolisi muto azagira gucya nubwo yambaye teni gusa nubwo ataba afite igikoresho yagira gucya remorke igahita ihagarara kubera iki remorke itagonza umugozi cyangwa ngihitana urutoki rw'umupolisi ni ukubera ko ukizi ujya mushoferi aza amategeko yakijya gihugu agira gute akoreramo ikintu cyambere abaramyi tugomba kumenya uwo turamye wari ndio monikiriza amen amen biragoye kuguma kuruha mutazi umuntu muhamuruhira
biranababaje kuma gukora ibintu mutazi iyo bizahekera. Ni byiza ko murashaka kumbaza atase mwigisha kutwigishije uwo kugira ngo tumumenye twamumenyerahe. Nagira mbabwire iyi Mana mwakurikiye cyangwa Yesu Kristo mwakurikiye kuramya ntatuye muri Bibiliya, ariko kugira ngo mumenye imirimo ye n'ibyo yakoze bihishe muri Bibiliya. Icyambere kugira ngo bimenye bica mu ijambo ry'Imana. Abaramyi mugomba guhinduka abantu babasomye cyane, mugasoma ijambo ry'Imana, byanaba ngombwa mugasoma ibitabo by'imfasha nyigisho kugira ngo mumenye akazi mwijiyemo uko mushobora kugakora. Icya kabiri ni byiza ko muhita mufata imyanya yo gusenga. Imana itakwishuriye mu ijambo hari igihe muzakubitana nayo mu isengesho. Monikiriza amen. Hallelujah. Icya gatatu mugomba kubaka ubusabane na relationship n'Imana, ukabwira Imana ko ushaka gusabana nayo. Muri ico gizakwiyereka ikubwire ngo komeza undamye uwo wakurikiye nije, nta ngorane uzagirira muri iki gikorwa. Hari ibintu byinshi ntabwo nabisoza. Icyakane ni ukwimenyera mu bikorwa ibyo yagiye ikora, mukabona ibyo Imana yagiye ikora. Ibyo yakoze Betaniya ubwo yaririraga kumva ya Lazaro, nuko yahamagaye ububasha bwe Lazaro ava mu gituro ari muzima. Number 2, icya kabiri ushobora gufasha umuramyi. Kuramya ni mu mutima, si ibikorwa gusa. Ndaza kugira mbabwire ko ndihuta. Kuramya ni mu mutima, ntabwo ari ibikorwa gusa. Imana iyo uyiramya ihita yihutira kureba mbega umutima w'uyu muntu wawundamya uhagaze gute. Imana ntabwo ari cyo kimwe n'umuganga ukora kuri hospitali ubwira abantu ngo mubanze mutonde ngende nkorera umwe umwe. Iyo duhagurutse twese tugiye kuramya ifite nimba nyita termometre, niba nyita igipimo cy'imitima, itigitera hagati muri twe ikabonera imitima yose icyarimwe, ikavuga ngo muntu harimo igice cy'abaje kuramya, harimo igice cy'abandi bahabadandaza, harimo igice cy'abandi bapanga ibintu ndazi, harimo n'ikice cy'abandi bafite utunama ndazi. Ariko icyo nagira mbabwire, nimba uri umuramyi gerageza urwane n'umutima wawe. Kuramya Imana ni igikorwa kibera iriya mu mutima, Imana yagisuzuma yabona ko gikwiye igahita ivuga ati uyu muntu akwiye kuramya Imana. Nimonikiza amen. Niba hari ikindi Imana yanga nihute kuri kano kantu mbaka example. Imana yanga ubwibone bwo mu mutima. Nunaririmba n'akarimbo kamwe abantu bagakoma amashi, uzareke kumva kubaye igitangaza. No, iyo ubaye igitangaza Imana yanga warugeye cyane, yanga suzugura. Abagabo batatu Satani niwe watangiye uyu mushinga wo kuramya na tikasi no guhimbaza Imana. Itonde gato utankwegasha hanyuma noneho ngo agikora neza, ngo agikore neza. Abari bamuri inyuma ngakuri gisubiza inyuma ya president bahita bamubwira ngo presi uhagarikiye neza ukoze igitangaza tukira uwino mwisi. Ngo Satani itivuga ta intebe zigomba kuba paralele yanje n'Imana hejuru, ngo yamizamuka ati ibintu no kugumana n'abasavile hano birarangiye, ngo izamuke afana hano mu baturage. Imana bwira umuntu muri kumwe umubwire ngo Imana yanga ubwibone bwo mu mutima, Imana yanga orugei kisike alondes afasi we. Warangiza Imana yamubwira ati Sata mu maguru masha Satani uva ngo ubwire Sata iminota yanje yashize. Satani tumva ngo ubwire nyaboneka wagumanye kare akazi ufite ko kuramya bikubereye, ukaburi na marayika w'umuco w'isi wafashe kuri inyenyeri. Hari ubwoko 13 bw'inyenyeri, Satani yari inyenyeri imwe muri zo 13. Noneho ahita yanga ngo ya jewe nawe ni hano mu birere. Imana iramubwira ngo ubwo watekereje gutyo ugiye kubura hari aho kuramya, ubure na hano ahantu gusa wisanga niriye pfa. Amaze ngwira Imana iramuhanura, kiribitire yakubise ndimuzimbaze ngo Satani arayihanura kubera ubwibone bwo mu mutima.
umuntu wa kabiri wagize ubwibone bwo mu mutima umugabo bita Nebukadinezari igitabo cya Daniyeli. Nebukadinezari Imana yamutije ukuboko kwiza ko kuyobora ngo irangize imuha Babuloni arayitegeka ngo amare kuyitegeka ngo ahitaje mu musozi ngo arayitegere aravuga ati aho Babuloni igisagara canje nubatse ngo aravuga ati Imana yamuga ati nyabona nako Nebukadinezari gabanya nije wagutijije amaboko uyoboye kubera aravuga ati yo Babuloni yaje Imana yavuga ngo ico nanga ubwibone bwo mu mutima ubwo utakiha undamya ngo ubone ko ari je wabikoze ja mu ishamba. Nebukadinezari yaramenyere kujya ibyo kujya bipimye za vino zipimye ariko umunsi yaraye mu ishamba tabamwigishiye kurya ibyatsi bibisi bidatetse bitanumukije yahise yiga isomo wenyine arangiza imyaka 7 azayiga igitondo n'umugoroba yagaza yiga ijambo rimwe yegaga mu gitondo akiga kuri duswari yagaza yiga ijambo rivuga ngo Imana niyo yimika abantu ikimura abantu yatonda ku ishuri ku mugoroba muri kuri duswari Imana niyo yimika abantu ikimura abantu asoza imyaka 7 y'ishuri yiga mu gatondo n'umugoroba yiga ijambo rimwe ngo avaho yaciye ubwenge. Umuntu wa gatatu ni Herode nta mwanya wo kumuvuga. Herode ngo yatanze discours abantu nibo bazabamara abandi uko abantu nibo bazabamara abandi bakama bakogeza ngo uri igitangaza ngo nabe n'aba bantu batazabaramutsa abandi mushumba n'abandi babasazije ngo uri mwiza ngo uri igitangaza yatugera bakamagenda no yo kandi ntabwiza garuka baragusazije ariko naje sinoroshe elele sala parite ariko yame tuzamura ibiganza yawe shinguka Herode abantu baramubwira ngo none ukoze igitangaza discours somye no siwa uvuze yavuze Imana ngo yamikanda sinzi vise yakanzeho ikandaho yari yarakanze kugira ngo akomeze kubaho itikanda ahandi ubuzima burangirira. Herode ngo ahitapfa. Umunyabwenge bita Josephus yanditse mu gitabo bita cy'amateka y'Bibiliya ngo ni Bibiliya ni yajabo yaravuze ngo Herode abantu ngo bamubonye ubwo babona ngo karava inyo ariko ngo Herode yaramaze iminsi 5 apfuye nuko umunyabwenge yavuze iminsi 5 apfuye. Rero kuramya ni mu mutima ufite ubwibone bwo mu mutima ntabwo ushobora kuramya Imana ntabwo ushobora guhimbaza Imana. Icya gatatu Bibiliya ivuga ngo yabose ubwo ariko umunyabwenge yavuze ko iba bamubonye ubwo ariko harashize iminsi 5 zaramurenze. Icya kangahe tugezeho cya gatatu kuramya Imana. Ikintu cya gatatu muri ibintu bifasha umuramyi kuramya Imana mu buryo bw'imibereho. Hari abantu benshi bazi ngo kuririmba niko kuramya ariko nagira mbabwire ngo mu mibereho dutegetswe kuramya Imana uko tubayeho dutegetswe kuramya Imana. Kuramya Imana mu mibereho ya buri munsi abantu babandika buriya uko ugenda uko uvuga burya uramya Imana. Kuramya Imana mu mibereho ya buri munsi ntabwo kuramya bigomba kuzira mu materaniro. Kuramya bigomba kurara mu miryango yacu. Kuramya bigomba kwirigwa aho twiriwe. Kuramya bigomba kuba ririya jambo mwumvishe Paulo yanditse mu Baroma 12 umurongo wa mbere avuga ngo ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bigize gute bishimwa n'Imana ariko kwikorera kwanyu kugize gute iyo niyo rowanje utanze umubiri wawe hanyuma ukubayo kose ugakomeza ugatekereza Imana uharanye Imana mu buzima bwa minsi yose bwawe. Icyakane kugira ngo nihute wirinde kuramya ku rugero rw'abantu. Icyakane wirinde kuramya ku rugero rw'abantu. Hari abantu benshi baramya kugira ngo abantu bababone. Hari abantu benshi babyina kugira ngo abantu bababone. Hari uwirukira kuri mikoro kugira ngo bamubone nta musaruro urimo. Buriya ndashobora kuba hari aho naraye nakora ikintu hano ukabona abantu baragishima nawe ukamuvuga ngo ejo uzagikora
wagaragaza ikananira waniganye. Twirinde kuramya kugeza abantu babona. Umva, kuramya kugira ngo tuboneke. Ubutumwa bwo kwanditswe na Matayo igice cya 6 umurongo wa 5 kugeza ku wa 6 ni inkuru z'abafarisayo. Kuramya kwabo kwari mu masinago abageze baje hagati mwibarabara muri Roma, bakavuga ngo ibyo dukora byose bibonwe n'abantu bishimwe n'abantu. Gisubizo icyamba mugakora mukaramya cyane iriya mwibanga, hano bakabona bikeya, ariko iriya hariho ruwanje iteye ubwoba. Icya gatanu, kuramya mu buryo butandukanye. Ngiye kwihuta kugira ngo minota yanje kiraza. Kuramya mu buryo butandukanye. Kuramya ntabwo ari ukuzamura amaboko gusa. Kuramya si no kuririmba gusa. Urashobora kuramya mu gusoma ijambo ry'Imana. Fasha umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana. Imba ndi muri ruwanje ya Doraso. Ndashobora gufata umwanya karamya nciye bugufi. Pfukanye kacicika. Mbandanye Imana. Ndashobora kuramya Imana koresheje mundegere kano kantu. Nimunikiriza amen. Amen. Ni nabyo kuramya Imana bifite imbaraga. Ndashobora kuramya Imana nkoresheje isanduku irafunze cyane. Ndashobora kuramya Imana nkoresheje ubutunzi bwanje. Buriya nuba n'umuntu yashoye ifaranga ze mu murimo w'Imana, yaramije yakoze ibitangaza, nushaka kuzamutera salute. Ubundi buryo nabwo butandukanye. Ndashobora kuramya Imana mu kuguha umwanya wanje, wowe kumva amagara nkaguha umwanya wanje tukicara kagutega amatwi. Ni ruwanje ya Doraso. Ikindi gufata kagutegurira impano, kavuga ngo revere yagize neza nkamutegurira impano, aho mba ninjiye mu gikorwa cyo kuramya. Munikiriza amen. Amen. Guhahira umuryango neza, umugore n'abana bakarya neza, iyo ni ruwanje ya Doraso. Kurara muriye neza mugahaga ni ukuramya. Ntimufate ngo kuramya gusa no guterana imigeri hano. Oya, dushaka ngo dukure tumenye kuko mu bibanza byose turimo birimo stage kandi tugomba guhagarara tukaramya Imana. Oya, munumve nsubira muri no jambo. Tuzamura ibiganza. Nimuvuye ngo haleluya cyane. Haleluya. Sipoza ko ngiki kintu cyatugoye gituma kuramya bigira imbaraga. Iyo tuvuye hano kuri podium duhita twumva ko dutakaje stage, dutakaje podium. Ariko nagira ngo utangarize ko ufate kuko ahantu hose waba wicaye mu ntebe mu wawe uri kuri podium kurarama. Ni winjira muri chambre, winjiye muri wanje na Doraso. Ni winjira muri market mu isoko, uri kuraramya kurahimbaza. Menya ko podium wayigendanye, reka kumenya ko podium izisigara mu kanisa. Nufata iyo principe uzaramya Imana nyabyo bikwiriye, kandi bizagufasha, bizakugeza ku rugeze ushaka kugera. Icya gatandatu, kuramya Imana ni ukugira isuku y'umutima. Kugira isuku y'umutima. Ndebe ko nasoza turiya nicara. Kugira isuku y'umutima, isuku y'umutima mbabwira, hari abantu ushobora kuvaho cyagahita agenda tuvuze ubunyine ngo batubwiye ngo tugire isuku y'umutima. Uhita ucana mu Kamenge ukagura iga, wamara gushikana ugatsira mu mutima ngo bavuze ngo tugire isuku y'umutima. Kwihana. Isuku y'umubiri ni nziza, Imana irayikeneye. Kandi hari abantu baza bashaka ngo bafate umubiri nabi. Attention, umubiri ni inzu y'umwuka. Ufashe umubiri nabi ukisangamo serumu, nta mbaraga woronka zo kuramya Imana. Rero isuku y'umutima ni ukuramya Imana nta kintu wiyagiriza, nta cyaha wumva kiri mu mutima. Isuku y'umutima ni ukwihana umutima wawe ukagaragara wera imbere y'Imana. Amen. Iyo niyo suku y'umutima. Nimukiririmba hari ikintu wiyagiriza, turaramya neza, hari kibura. Inzu y'Imana yicaramo kugira ngo yiramye neza irimo umwanda. Munikiriza amen. Amen. Nimba uzi kugira dekori wawe, banza uhagarara ushakishe dekoro y'indani iri mu mutima. Buriya nuranye ufite isuku y'umutima, nta kizatuma udahura n'Imana. Munikiriza amen. Haleluya, haleluya. Timwozamura ibiganza byayo. Haleluya. Yesasi. Zoma. Buriya reka akakandeke ugatinda. Hari umurinzi warinze akantu gakomeye
wavuze ngo nimba ufite icyaha cyakugoye ngo ugihindure umwanzi wawe. Kurumva ni Messi nako kantu gihindura umwanzi wawe kimuregere Yesu akigukize ubumudendezo. tegera babwira ijambo tuzamura ibiganza mvuge ino jambo nimuvuge ngo haleluya cyane. Nta wundi wokoza umutima wawe niwemera Yesu Kristo akinjira mu buzima bwawe akaza akabutegeka, umutima wawe uzera kandi uzaba muzima, hanyuma uramye Imana ube connected n'ijuru. Ijuru rizakwemera kubera ko utunze wavuye mu ijuru. Ariko Kristo niba ufite icyaha cyakubaye wakaramata gihindura umwanzi wawe kimuregereye. tuzamura ibiganza byacu. Haleluya. Tegera mabwira ijambo. Nimba ufite icyaha cyakugoye ndiyo kugira ngo ugishobore nta yindi nzira ni ukugihindura umwanzi ukacanga ukavuga ngo narebye mu mutima wawe. Ariko Reverend Imana igumugisha. Reverend yatuzaniye umuvugabutumwa umupasiteri umubishop wari kutwigisha n'iki cyumweru cyose yaduhaye imigani myinshi, ariko hari imigani ibiri nafashe yanteye ubwoba. Hari umugani yaduhaye w'intare. Yaratubwiye ngo intare yagiye ku ruzi gushoka kunywa amazi, ngo imare gushika irunama mu ruzi igiye kudaha amazi, yagira gutya ikabona iyindi ntare munsi. Noneho ntiyatahura vuba ko ari igicucu cyayo, hita ivuga ati ariko namunagane iyi ntare yindi imvamiye hano ku mazi naje kumwe. Noneho ngo yita mu ruzi itangira kuja gufata ijya ntare yindi, ngo ire kuyifata yumva ko irafata amazi yeguye mu mazi. Noneho ngo irangiza ati biko biragenda biteye intare yareba mu mazi kayibona. Noneho aratubwira ngo icyo nashatse kubabwira iki. Aravuga ngo iyo umuntu neza yinjiye mu Mana akinjira muri Kristo ntabwo azabona abandi, azareba ikiyo kigahita kimutungira mu mutima we akamubwira ngo wananiwe iki, wananiwe kino, iki cyarakugoye kino ntuzugishobora. Warangiza ngo ugahita wowe wenyine ufata icyerekezo ukavuga ngo guhera none ko nibonye ko bidatunganye ngiye ku murongo. Twazamura ibiganza byacu nivuye ngo haleluya cyane. Kuramya Imana no kugira isuku y'umutima. Kuramya Imana si microphone. Haracari ibyiringiro ko bw'imbaraga sha imibereho mishayo muri Kristo. Hitamo neza wize wemera inzira kunyuzamo utunganirizwe rwose mu mbabazi ze. muzamure yameme wemera inzira Kristo kunyuzamo. Imana ishimwe. Kristo ni ufite ubuzima bwo kudutunganya. Kristo ni ushoboye gutunganya imitima. Abantu b'abantu boyikomera ariko Kristo yayigeramo akayitunganya ubuzima bukabanda. Ni utanga ubuzima atari ubuzima kandi ni ubeshaho rwose mbabazi ze. Ni utanga ubuzima atari ubuzima kandi ni ubeshaho rwose urukundo rwe. Tuzamura ibiganza. Haleluya. Sema haleluya. Warasika. Tuzamura ibiganza bafande. Imana ihimbaza. Nimuvuge ngo haleluya cyane. Haleluya. Haracyari ibyiringiro ko wahabwa imbaraga n'imibereho mishya muri Kristo Yesu. Nishake sozereza aho ngaho. Kuramya Imana bikwiye ni ukugira isuku y'umutima. Gushima Imana bikwiye ni ukugira isuku y'umutima. Hitamo neza wizere wemera inzira kunyuzamo utunganirizwe rwose urukundo rwe.
kurushaho byose urukundo ni utanga ubuzima atari ubuzima kandi nibeshaho byose aracari imbaragasha ibibere bishayo hitamo neza wize wemera izina kunyuzamo utunganirizwe rwose umbabazi ze tuzamura ibiganza yeme haleluya biba felela sekani wayi mani himbazo itonde hari ibintu bibiri bikomeye mu buzima bw'umuntu. Ikintu cya mbere ni umutwe, ikintu cya kabiri ni umutima. Kandi iki kibuga bita umutwe, iyi tere bita umutwe, n'iyi tere bita umutima, abagabo babiri bazakenera gukora mu mishinga. Satani akeneye tere bita umutima, Satani akeneye tere bita umutwe. Yesu niwe ukeneye tere cyane bita umutwe, Kristo akeneye umutima tere ngo ayikorere. Hanyuma utabaye maso ngo ugwane intambara, Satani ashobora kunesha agatura mu mutima wawe, umutima wawe ukabaho ntasuku ufite. Kubera ko iminota bampaye irangiye, kambabwira ikintu c'icenda, mbabwira ikintu c'umunani n'icenda, nindangiza mfungire ku cyanyuma. Ikintu c'umunani gishobora gufasha umuramyi, kuramya mutegera ijambo naryo rakomeye gutebwo. Kuramya nukuzamuka ukagera ku mutima w'Imana. Wamara gushika ku mutima w'Imana ugakura ibiriyo ukabizana ubinyujije mu mpano yawe ukabisangiza abantu. Kuramya nukuzamuka ukaja ku mutima w'Imana ugakurayo ibiriyiriya mu mutima w'Imana, mu mutima w'Imana indani, warangiza ukabizana, wamara kubizana ukabiheza abantu binyuze mu mpano yawe. haleluya. Si umuntu n'importe qui wapfa kuja mu mutima w'Imana. Kuramya nukuzamuka ukaja mu mutima w'Imana, wamara gushikayo burya muza ku cyumweru ngo mugiye kuturamisha, mukwiye kuba mwaraye mu cumba mukazamuka mukagera ku mutima w'Imana, mugakura ibintu ikabibaha mu ijoro, mwarangiza mukabiduha mubinyujije mu mpano Imana yagiye ibaheza zitandukanye. Ariko kurara ku mabuyi, mukarara ku byayi, mukarara ku migati 20, mwarangiza mukarara ku mamache za barisa zande, mwarangiza mwaza ngo muraduha ibiri ku mutima w'Imana, mugomba kuduha ibiri muri za barisa. Hitamo neza wize emera inzira kunyuzamo utunganirizwe rwose mu mbabazi. Hitamo neza wemera inzira kunyuzamo utunganirizwe rwose mu mbabazi ze. Haleluya. Soze akicenda nako buri akumunani niko nari maze kuvuga, narimvuga ngo mbabwira ko umunani nakicenda bitasoza. Narima ako bajya bose mwagaza mubona bagaza abanyimana bakabitunganya neza, ba Dawidi nabandi bagaza bagenda bakaraririya ku mutima w'Imana, bagakurayo iby'Imana ifite umutima wawe, barangiza baza bakabiheza abantu babanye nabo muri quartier n'abandi bakorana. Akicenda narivuze mbabwira, kuramya ni umuti ukemura ibibazo. Kuramya ni umuti ukemura ibibazo. Ariko nimugutangara ukundu kuramya kuri mu guhinduka mu induru, ngo prezi ngo kiri mu induru ngo nditwaduhuze timurabara. Kuramya ni umuti ukemura ibibazo. Monikiriza amen. Amen. Tamakuru muza mwumva ya President Sauli ko yaragwaye, baravuga ati se umuti wokiza Sauli wavaye? Baravuga ati nimushakisha umuhungu w'umuramyi mumuzana uzi no gucuranga, nimurangiza akore umuti Sauli agira ubuzima. Noneho ni wayigana babwiye ngo mukwiye kuza muhimbaza muhumuye,
Dawudi yaje nk'umuti wa Sawuli. Sawuli yapfa gutya yahwera, Dawudi agacuranga, noneho abazimu bagahita bavamo. Sawuli yicura gutya akamagenda buke agasingira icumu giwe yarifata. Dawudi yageze aramyahumuye, yabona tamba Sawuli ararimuregeye gutya. Dawudi akavuga tangaha ko ndaramya ariko ndakanuye. Yarangiza agahita ari kwepa rigafata ikibambasi. Ariko nanone Dawudi akomeza guhinduka umuti. Muzamuramya muhumuye, hari abantu bafite amacumu twagendanye tutazi porogaramu yabo. Kitela kabas. Tuzamuri biganza byacu. Nimuvuye ngo haleluya. Haleluya. Hema sife. Navuye mu byaha bamu butware bw'isi ishira mu rukiro umukiza Yesu. Navuye mu byaha navuye mu byaha bamu butware ishira mu rukiro umukiza Yesu. Kugira ngo soze ziriya mpamvu zitanu nababwiye, ziriya 12 izo mufashe ababikenera muranyandikira ku telefone nzibahe. Impamvu zitanu zituma duhimbaza Imana. Iya mbere, tugomba guhimbaza Imana kubera kuko ari Imana y'inyakuri. Imana ntizihinduka, Imana ntizibesha. Tugomba kuyishima kubera kuko ibyo yavuze byose yaravuze hariya mu kubara ngo Imana si umuntu ngo ibeshe, kandi si n'umwana w'umuntu ngo ugire gute. Tugomba guhimbaza Imana kubera kuko ari nyakuri. Aka kabiri, tugomba guhimbaza Imana kubera kuko yaduhaye agakiza binyuze muri Kristo Yesu. Imana ye. Tugomba guhimbaza Imana kubera ko yaduhaye impano bita agakiza ibinyujije mu mwana wayo bita Yesu Kristo. Yohana 3:16 kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atagira gute. Tugomba guhimbaza Imana kubera ko dufite impano nziza tujyanyemo bita Kristo. Akanyuma aka gatatu, tugomba guhimbaza Imana kubera kuko yaturemye iduha ibyo dukeneye byose. Imana yaturemye ngo irangize, ifata imigisha yayo yose ibumbira muri Kristo. Ngo imara kwibumbira muri Kristo iterera iwanje, iterera nawe iwawe, ishira nawe iwawe. Nukuvuga ngo ibyo ukeneye byose Imana yarabikemuye yabidusingirije muri Kristo. Kesivazi moyo. Akakane nsozi. Akakane karavuga ngo dukwiye kuranya Imana kubera ko yaduhaye umwuka we. Amen. Umva mbabwire. Bishop Reverend, dukwiye kuranya Imana kubera ko yaduhaye umwuka we. Ta magazine nimwe abakora kwa Sioni muzabazaho badandaza imbaraga z'umwuka wera. Taho muzobona. Muzoje muri ville. Muzotume ndetse no muri Dubai haba utwuma twose dukenewe. Habamo ama pièces de rechange y'ibintu byose. Ariko akantu bita umwuka wera ntakabi Dubai kabava gusa kuri Kristo. Imana gusa niyo yadutekereje birangiza ibona turabo kwizera idukubita umwuka wera. Iutangu muzima ataru muzima andini uwesha osa babazize iutanga iutangu muzima ataru muzima andini uwesha osa babazize. Tuzamuri bigaza yanyu. Hallelujah. Ta boutique, ta duka itanga umwuka wera. Ta alimentation badandaza umwuka wera. Hallelujah. Ariko Kristo kansoze na unsozereje gisubizo bino bindi turabiretse nimudukenera tuzavugana. Hanyuma rero umwanya waruyo nagira mbabwire ngo iyo ukoze biriya bintu byose ukabihuza cyo gindirimbo zawe zigira imbaraga. Niyo iriya ndirimbo twasomye icya 13 cyari kivuga kuko indirimbo yo kwa Yoshafati ari ngufi ariko nanone yakemuye ibibazo byinshi. Bafashe bagaza bavuga gusa ngo